Okay, mwongeye kwirwa mwe mukurikira Kigali yacu TV nkuko bisanzwe kuri online. Nawe mwibutse ko nawe utarakora subscribe ujya kuri YouTube channel yacu yitwa Kigali yacu, ubashe gukora subscribe tubanye 5 kuri 5 ujye ubona amakuru menshi kandi yizewe agezweho. Nakubwiye ngo uyu mwaka dufite ibintu byinshi byo gukora, dufite akazi kenshi ko gukora kabisa nta kuryama. Wana nkubwire ngo wowe utarakora subscribe nyarukira kuri YouTube channel yacu ubundi ukora akazi kose. Ewana amakuru yo ni menshi ahangaha turi ku isaha ya saa 7:05 turi hano i Kanombe kuri Reponse twaje kwakira umwe mu bahanzikazi b'Abanyarwanda aratangira yibwira Abanyarwanda muri rusange. Amazina yanjye ni ayandi ni Reponse Swalla. Reponse Swalla so ni muntu kibabwire muntu kibundira. Ese usobanura umuntu utaramenya koko. Na barakuzi no? No ndazwi. Okay, Reponse Swalla turi kubona uvuye hehe uturutse hehe wagiye ryari? Mvuye Nigeria ariko namaze n'iminsi Ethiopia. Ego. Hashize icyumweru kimwe nago natinze nahise ngaruka n'iminsi mike. Wari wajyanywe n'ibiki ese urugendo warubanje hehe mbere kuva Ethiopia wagiye hehe? Nabanje Ethiopia undi mitangiye Nigeria nagiye gukorera ibikorwa byinshi byerekeranye n'akazi kanjye mbirangije ndataha. Bivuze ngo muri Nigeria abundi bakuzi mu muziki nyarwanda dore ko uri umuhanzi uri kuzamuka neza cyane. So niki kintu Abanyarwanda bagiye kwitega muri ibyo bihugu uvuyemo? Ese hari igihangano waba warakoreyeyo? Hari igihangano kigiye gusohoka kigiye guhirika birangora. Hari indirimbo namaze gukorana na yemi Alade ariko navuyeyo byose bitunganye hasigajwe gufata amashusho. Hari pariti imwe tutafashe nzasubirayo tugakora ariko ubungubu audio yamazwe gukorwa n'amashusho makeya harabura mu tundi tuntu dukeya ubundi nkaza amereza Abanyarwanda ibintu byuzuye ibiryo mbega. Uwo ni Reponse Swalla nkuko mubyumva avuye muri Nigeria akora n'abahanzi batandukanye. Uyu Yemi Alade ni umwe mu bahanzi bakomeye cyane muri Nigeria nkuko mubizi, ni umwe mu bahanzi bubatse izina kenshi cyane. Urumva ko Reponse Swalla arakomeje ibikorwa bye. Kubona uyu muhanzi ntago byakugoye cyangwa ntago byagutwaye imbaraga nyinshi cyane? Of course byangoye ariko ntago ari cyane kubera ko hari abantu benshi babashuti banjye nibo bamuje nawe duhita dukorana nyine ikintu bumva nivuga ngo ni ikintu cya danger. Mumenye ko umva muzabyibonera gatoya. Abanyarwandakazi noneho bari muri muzika bavuge bagira ubwoba batangira batetire. Ego ko barangira yaho bukera. Urabona ari uruhe muhanzi uri bukugiraho bukera? Ni bose kuko ni ishyamba ndarigirwa. Ubundi Reponse nkawe ni uwuhe muhanzi nyarwanda cyangwa se umuhanzikazi nyarwanda ubona uvuga ati uyu muntu numva nyamara hari ikintu andusha? Shaka ubu ngubu ndakeka nawe pe na muhanzikazi numva ko hari ikintu andusha kuri ubu. Wenda icyo bandusha ni experience y'igihe kinini bamaze ariko naho ibindi byo ntacyo. Reponse ni watangiye umuziki ryari ubundi ku bantu batakuzi batarakumenyera cyane watangiye umuziki ryari? Umuziki nawutangiye vuba hashize nka 2018 kwa 8 hafi aho ngaho. Umaze kugira indirimbo zingana gute? Maze kugira indirimbo 4 izifite amashusho 3 izindi 2 ni audio gusa. Okay, indirimbo 3 ufite na amashusho izindi 2 ni audio. Izi ndirimbo zose zakozwe n'umuproducer umwe cyangwa abaproducer babatandukanye? Abaproducer baratandukanye. Nk'ubu ngubu urumva imwe nayikoreye Nigeria izindi nzikorera mu Rwanda amastudio yagiye atandukanye ariko ziba ari nziza nyine. Winjira muri studio bwa mbere ni iki kintu cyakugoye cyangwa ni iki kintu cyakuvunnye ku buryo uvuga ati ibi bintu byaramvunnye ku buryo numvaga ko ntazabishobora?
ahubwo ikintu cyangoye ni ukwinjiramo nawe iyo wagezemo abantu producer mwiza arakudirectinga akakubwira akora iki bigira gutya na gutya nta biba birenze n'ibintu bisanzwe nyine. Reponse kuba hanze bakizamuka hari ukuntu usanga ngo bajya bakunda aba producer cyangwa se abandi bantu babahanzi muri rusange bakwa ruswa y'igitsina. Ibi bintu nawe byigeze bikubaho cyangwa warabyumvise? Narabyumvise ariko ngiye ntago birambaho kugeza ubu ngubu, kandi wenda agize n'uramuka ashatse kubimbwira twapfa ubusa kuko ntabwo ari mu producer wenyine uri mu Rwanda ukora. Hari aba producer benshi, ntabwo numva ko mu producer wenda yaza akubwira gutya, cyane cyane ko wajyanye amafaranga yawe, ntabwo rero yaza kukubwira ngo ibi n'ibi wagiye no kumwishyura amafaranga ye. No. Reponse ni uwuhe muhanzi mu Rwanda afite inzozi zo kuba yakorana n'igihangano? Mu Rwanda nawe ahubwo aba afite inzozi zo gukorana nanjye. Ubona twigarukire kuri abo, ubona ari nk'umuhanzi wenda wagira nk'inzozi zo gukorana nawe muri rusange, cyangwa se wenda umuhanzi wumva ukavuga ati wawe indirimbo narayikunze, cyangwa se uyu muhanzi nakunze ukuntu yaririmbye muri indirimbo? Ni nkande hano mu Rwanda? Ntawe, bose ni abantu bari aho ngaho nyine, ntago nabirenze, ntago navuga ngo arenze ku bandi, bose bararinganiye, bose mbafata kimwe, bose ni abahanzi. Yego baba barakoze kera n'abakoze ubu, ariko ngiye mbafata kimwe. Reponse nk'umuhanzi ukizamuka aho ntiwavuga ko umuziki nyarwanda nawe waba ukiri hasi nk'uko abandi benshi babivuga bataba mu gihugu? Wapi, nyine wenda ugereranyije no mu bindi bihugu wavuga ngo ntago uratera imbere cyane, ariko turi mu nzira. Nta mwana ukura nyine ngo ahita agenda cyangwa agira ibiki, arabanza akagera buri ntambwe agatambuka, ibintu nk'ibyo. Ubona habura iki? Habura byinshi, habura urukundo muri music, habura ibintu byinshi cyane. Yego. Reponse twigarukire, hari inama iherutse kuba mu Rwanda sinzi mbora yumvise yitwa Transform. Yego. Irobo yari irimo y'umukobwa wavuzwe yitwa Sophia. Iriya robo yakorewe mu cyo gihugu? Amerika. Muri Amerika. I don't know, ntago mbizi neza ariko ndakeka. Okay. Reponse tugaruke ku muziki wawe gatoya. Abanyarwanda iyi ndirimbo yawe wakoranye na yemi Alade barayitega ryari? Umva ejo navuga ngo iki nka desomene iraba yagiye hanze, kuko nzasubira ejo undi tugiye kurangiza utwo tuntu, kandi nzaza nyizanye, umva bayitegure byatari. Turabizi ukoresha ibijyanye n'imbuga nkoranyambaga. Cyo kintu wari wakibagiye, ubundi nicyo ari guhera. Hari Instagram nkoresha irafasha Sandrine Reponse, hakaba nuruhe rubuga cyane ukunda gukoresha? Ni Instagram na WhatsApp. Kuri Instagram iyo ubyutse mu gitondo ni uyihe post ubanza kureba? Ni uhe muntu ubanza kurebera post? Kuri Instagram biterwa, ariko cyane cyane nkunda kubanza kureba Ariana Grande. Neza. Okay. Garuka tubwiye, ese ubona Dekate umwuga wo gukora nkuko bikwiye ko abenshi, dore ko abenshi bakunda kumuveba cyane ngo avuga amakuru menshi, hamwe abeshya yandi avugisha ukuri, abanyarwanda ugasanga benshi baramukunda abandi baramwijundika bitewe n'ibintu avuga. Ese nawe wemeranya na bamwe mu bavuga yuko ibyo atangaza biba atari ukuri? Nge mbonye ahubwo ndamutse mbonye nk'amafaranga yo guhemba nk'abanyamakuru, Dekate niwe muntu wa mbere nabanza guha igikombe, niwe munyamakuru aribanza akanikurikira. Bivuze ngo ni uwa mbere? Ni uwa mbere nyine, avuga ibintu ahagazeho, avuga ibintu biri byo, kandi nta kintu ajya abasha guhishira, kandi ikindi ni umwana mwiza, ntarya ruswa muri make. Abandi banyamakuru bo mu Rwanda, hari nk'umunyamakuru wari wakwaka ruswa bakakubwira ati wenda mpa ruswa y'amafaranga runaka cyangwa? No, ibyo tubireke. Mva tubireke. Ariko
yashobora kutakwaka iyo ruswa cyangwa akanatinya kubikora ariko ntagukorere ibyo yakagombye kugukorera. Ariko Dekati ni wa muntu ugukorera ikintu kuko abona ko kiri ngombwa atagize ikindi kintu areba ku ruhande. Repo, ninde ukijya muri studio bwa mbere, ninde muntu wakujyanye muri studio? Niwo bita Devo Queen. Devo Queen. So kujyana muri studio nuko ari ibintu wari ukunze cyangwa wagiye mu kigare gutyo akakubwira ngo ngwino tugende nawe ukora indirimbo enjoying? Nakuze mbikunda, nkumva n'inzozi, nkumva sinabikora, ariko Devo Queen numva ko indirimbo nawe ndavuga ati bya bintu buryo nabikora nabishobora. Niwe watumye ninjira muri music cyane, ariko n'ubundi nari nsanzwe mbikunda. Ubona hari inyungu umuziki nyarwanda uzakubyarira ejo hazaza ukabasha kuba wenda wagutunga muri rusange? Inyungu zirahari, ndanaziteguye, zigiye kuza ari nyinshi, ahubwo gutangira ukamfata neza. Bivuze ko amafaranga, wenda tugaruke ku kayabo k'amafaranga umaze gusora mu muziki kugeza ubu ngubu, angana gute amafaranga umaze gushora? Ni menshi cyane. Ugereranyije, tubwire wumve nk'amafaranga umaze gushora muri rusange. Ni ariko ntago ari nka miliyoni nka 12. Nk'indirimbo yagutwaye amafaranga menshi, ni indirimbo yagutwaye amafaranga angana gute? Miliyoni 5 iyi ndi gukora. Iyo uri gukorana na Yemi Alade ihagaze amafaranga angana n'akayabo ka miliyoni 5 y'amanyarwanda. Narangira. Bivuze ngo izarangira imaze gutwara nk'akayabo kangana gute? Ntago ndabimenya neza, ariko biri muri 10 kuko nimba audio n'utundi dushusho ducya ari ayo ngayo, urumva ni ibintu bizabirenze byatari, ntago amafaranga menshi cyane. Ubundi Reponse, ubusanzwe mu kazi gasanzwe Reponse ukora iki abantu batakuzi? Ubundi ukora iki kiri inyuma y'umuziki muri rusange? Nta kintu kiri inyuma y'umuziki, ndi kubikora nyine kubera ko mbikunze, numva ari byo nshaka kugira akazi. Ni nabyo natangiye kugira akazi kuko abantu banumira nkaririmba, nkishyurwa, nkagira iki. So mfite icyizere cy'uko ejo hazaza ayo nanga mu muziki nzayabyaza umusaruro. Nta kandi kazi ukora nyuma y'umuziki? Uretse kuba umunyamideli no kwambika nk'abari abakobwa bari mu maklipe y'abantu, nicyo kintu nkora gusa. Umuhanzikazi mugenzi wawe agusabye kumugira mu mashusho y'indirimbo, wabikora ntiwabikora? Byaterwa n'ukuntu mbanye nawe. Hari uwo numva nyine nshobora guhita mbyemera bitewe n'uko twaganiriye, ariko sinzi, byaterwa. Mu minsi ishize tumaze iminsi twumva inkuru zawe, hari inkuru wagiye uvuga ku muhanzikazi Marina. Izi nkuru zagiye zitrending ahantu henshi, biravugwa cyane. Marina ubundi mupfiki ko? Marina nta kintu mpfa nawe, ndanamwemera sana kuko nta kintu mpfa nawe. Bivuze ko ari amagambo wayavuze utayatekerejeho? Oya. Ari amagambo ni showbiz, ariko nawe ndabizi ko bitamurakaje cyangwa bitindeho, gusa wenda nubwo birenze muri make. Mujya muvugana na Marina? Oya. Uretse kuri WhatsApp gake, ariko ntago njya mvugana na Marina cyane. Ukimara kubona biriya bintu wakoze, wigeze umuhamagara cyangwa se ugerageza gushaka nimero ze ngo musabe imbabazi? Ntago ari ngombwa kumusaba imbabazi kuko nabonye ko ni showbiz, ntago yabitindaho. Cyetse nawe nimba abyizeye ko hari ikintu yikeye, aramutse agushubije wowe wabigenza ute? Nta kibazo, nabyakira nkuko nanjye namububwiye cyane, namubajije, ntago nabitindaho. Yego. Turi kugana ku musozi w'ikiganiro cyacu. Reponse, gira ubutumwa muri rusange ugenera abantu b'abakunzi bawe, b'abakunzi b'umuziki wawe muri rusange, ndetse n'abantu naho uvuye muri rusange basangiza. Ndashimira abanyarwanda muri rusange mukomeje kumba hafi, nkakora ibikorwa byanjye bya music, ndetse n'abantu bantumira nkajya kuririmba. Mwarakoze cyane ku bufasha maze kubona muri kumfasha. Imana ibaho umugisha, kandi ikindi ndabakunda cyane. Ikintu mbasaba ni ugukomeza kunshyigikira mukora subscribe ku ndirimbo zanjye, mumfollowinga kuri Instagram, kugira mbashe kumenya ikintu mwifuza kuri Reponse, mbashe kumenya nyine ukuntu muntekereza,
mukomeze munkurikirane kandi mukomeze kunshyigikira nko muri kubikora. Murakoze cyane. Murakoze.